uyu munsi ngemaze kubona abagabo benshi bari gukubitwa n'abagore babo cyane. Umugore akagukubita ukabura uko wifata, ukabura aho urega, ukabura n'uregera. Warega mu yihene kuko abo bayese. Kubera yuko uyu mugabo ntabwo ari bufate inzira ngo ajye kuri polisi avuga ati umugore yankubise yanyishe yanzambije. Ariko umugore ushobora no kujya gutya wamureba gusa. Ako kanya akabara hamagaye. Ikindi gikurikiyeho uyu munsi dufite umugore ushobora kuza agakubita umugabo ariko umugabo yamurusha imbaraga. Nanone tubahaye ikaze mu biganiro byacu mwese mudukunda ahantu hose dukurikiraniye ku Isano News. Ndagira ngo aho dukurikiraniye nimba atari aho ngaho ugende ukore subscribe. Minyo tuguhaye ikaze, umeze neza? Turaho turashima Imana. Urimo urasa neza noneho. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Bayita made in Rwanda yo mu Gikwembe. Ariko nabwiye nabuze n'umuntu n'umwe wangurira ngo njye mwereka utuntu tugezweho. Umwereka mu cyaro hari abadamu rwose baba badukurikiye baba sirimu cyane. Ashobora kukadodesha uwo munsi gitifu w'akagara kamwicaza imbere. Yego rwose. Sha nawe uginsetsa n'ukuri. Arega umuntu yambara neza yambara neza. Urakoze cyane, urakoze cyane. Umeze gute rero? Turaho turashima Imana. Nge nanjye ndashima Imana. Yego yego. Magaciro cyane cyane abakiriya banjye. Yego. Niyo mpamvu mbazanira abadamu, abagabo, cyane cyane marene w'abamarene. Aseka abantu bose bagahita bishima kandi rero n'abarundi bakwemera kuri. Yego. Hari za Belgique, hari abantu bakora ko audience yanjye ni hano mu Rwanda, Amerika n'abarundi. Yego. Nabonye n'abari Belgique nacyo aho urudukurikirana yose kubyandika muri comment tuzagusoza. Yego. Bati rwose uriya mudamu, uriya mukenyezi. Uriya mukenyezi. Yego. Umuntu ukomeye cyane. Nawe rero washimira abantu bo kwa Mama Mignone Official ubundi tukikomereza ikiganiro kanabasuhuza. Turabashimiye mwese abadukurikiye abamaze gukora subscribe. Imana ibaha umugisha. Hanyuma mujye mukurikirana ibiganiro byacu mu bisoze. Nibwo mwumva neza icyo tuba twagendereye kuvuga. Iyo uje ukumvaho iminota 2, umunota 1, iminota 3 utumvishije ikiganiro cyose. Hari igihe ubicikirizamo hagati kandi inyuma wari kuza guhura n'ibyiza bikomeye cyane. Yego. Rero abakomeje kudukurikira Imana ibaha umugisha. Kandi ibiganiro byacu bizahoraho bivuga umuryango mwiza, umuryango uri mu rukundo. Yego yego. Mama Mignone nakubwiye ngo tuganira nk'abahanuzi. Mba mvuga ati umunsi nagize umuryango koko bizaba bimeze bite? Ntabikubwira ati nyamara wa Mignone nawe akabati umwana katarabimenya abikura he? Esuko turabahanuzi. Bahanurira imiryango. Yego yego. Kanya naje n'imodoka yo mwikofi bitameze neza nitegera akamodoka ka Tapandigo. Yego. Kamotariye kaba gahenze. Ariko nahahuriyemo n'ikintu gikomeye. Umudamu ari kurira. Imbara afite umugabo umaze iminsi udataha yibera mu kabari. Abantu bamumuregera yikopesheje akajya kwishyura izo yanyweye. Umugabo niwe wikopesha inzoga. Yari umugore ushesha akanguye pe. Yo. Hagati y'imyaka 57 na 58 aho ngaho. Urumva yarakuze afite experience arangije aravuga ngo nzigera nongera kumva umwana wanjye ashaka umunkwi w'inzoga. Yego. Nzajya kumukurayo. Abantu baribaza ngo uzabibwirwa n'iki? Abandi batumusinza avugisha ukuri. Atuwoni we mwiza iyo asinza avuga ukuri ukamenya uburyo mutwara. Akamarira y'uyu mubyeyi arakomeye. Abantu bararushye cyane. Abantu bararushye ku buryo bukomeye. Abantu bararushye pe. Ibyo ni iby'uwo mugore ariko ndagira ngo dukomoza aho ngaho. Yego. Amarira y'abagabo. Buriya abagore nibo batinyuka bakaza ku ikoranabuhanga bazi gutaka pe, ariko abagabo bagiye kurira bafite abagore banywa inzoga byaba ari ikibazo. Ibi turabyita iki kw'abagabo? Noneho harimo baturubura bakavuga abandi bakiyahura. Narabikubwiye
oya uyu munsi umuryango nyarwanda ufite ikibazo gikomeye cyane kandi si n'umuryango nyarwanda wonyine ni ahantu hafi ya hose. Uyu munsi twese twamaze kumenya uburenganzira bwacu, umugore yamaze kumenya uburenganzira bwe, ariko umugore amaze kumenya uburenganzira bwe navuga ngo yagiye hejuru cyane. Icyitwa uburinganire ahubwo bufata nabi. Noneho hari iki kintu kiriho ngo mvuga nkwereke, hari ikiganiro nigeze gukorana na mama na haciye iminsi ari kuvuga ambwira umugore wajyaga akubita umugabo, yarangiza muri kwa gukubita umugabo ngo nkoraho se, ngo nkoraho ribi gutambikana. Iki kintu abagore bari kucyitwaza. Umugore yabaye yiswe umunyantege nke, imyaka ibaye myinshi umugore ari umunyantege nke, imyaka ibaye myinshi umugore yarasubijwe inyuma, yarahejwe inyuma, byarigenze gute, ariko aho bamuzaniye imbere nawe yaje imbere ararenga. Yego. Hari akantu kigeze kujya gatambuka mu minsi yashize ngo hari igihe uzavuga ko urenze, ngo urenge nurangiza urenge n'iwanyu. Umuntu ashobora kurenga akarenga n'iwabo. Rero muri aka kanya tutagiye no mu bintu byinshi, hanze ngaha hari abagabo bababaye, sinzareka kubivuga. Hari abagabo bababaye, bababajwe n'ingo zabo. Umugabo agashinga urugo azi ko urugo rwe ruzaba urugo rwiza, ruzaba urugo rukomeye, ruzaba urugo ruzamara imyaka n'imyaka, ariko bitewe n'uko yashatse wa mugore uri muri digitali, uru rugo ntibazarwubake ngo rukomere. Mama Minyo, utarakomeza wenda mije profe harya nishinzwe ibintu by'umuryango. Yego. Ni ukuri bazarebeho, ndahamya nashidikanya igihe tugezemo isi ikoranabuhanga ahantu igeze, aho umugabo azi inshingano ze akubaha akanagira n'ibyo atinya, ndahamya nashidikanya abagabo bageze ku rwego rwiza. Yego. Barabayoboye nibayoba bajya mu murongo mwiza. Ntago igihe tugezemo ari wa mugabo watera ubwoba umugore ngo narya ihene azamera ubwanwa. Yego. Umugabo w'ubu ngubu asigaye yumva afite umugore wishimye biramunezeza. Ndagira ngo duse nkaho tuza kuvuga tugira inama imiryango, ariko nanone tunasaba leta, ninjye nawe nitwe muryango, kuko umuryango numera nabi n'igihugu kizazamo imvururu. Tuze kwisabira aba bagabo bari kurira nk'uko bivuze ati umugore agakubita umugabo neza neza akamuzengereza. Yego. Ikindi nanone numva twavugaho ni kwa kundi umwana w'iki gihe urabona umugabo cyane cyane ameze nk'umuntu ufunze. Uyu munsi njye maze kubona abagabo benshi bari gukubitwa n'abagore babo cyane. Umugore akagukubita ukabura uko wifata, ukabura aho urega, ukabura n'uregera. Warega mu yihe nteko ko abo bayese, kubera yuko uyu mugabo ntabwo ari bufate inzira ngo ajye kuri polisi avuga ati umugore yankubise, yanyishe, yanzambije. Ariko umugore ushobora no kujya gutya wamureba gusa, ako kanya akabara ahamagaye. Ikindi gikurikiyeho, uyu munsi dufite umugore ushobora kuza agakubita umugabo, ariko umugabo yamurusha imbaraga, bari mu nzu bombi, umugore atangiye ati turarwanye, umugabo yakwikuramo za mbaraga za kigabo, yabasha kumushobora. Ugasanga uyu mugore yirukansa avuga ati ndapfuye baranyishe barandangije, kandi umugore ari we watangije intambara. Rero navuga ngo n'aba bantu bakira ibirego mumbabarire mwaba mama, ariko se tuzabura kuvuga ukuri. Yego. N'aba bantu bakira ibirego bajye bamanza bashishoze barebe. Uretse yuko abanyarwanda tumaze no kuba benshi, ntago bazagenda ngo bacukumbure ngo wakuze ute, warwanye nande, wigeze kurwana nande mu buzima bwawe bwose, wabanye nabande gute na gute. Ariko uyu munsi dufite abagabo bababaye, inshuti yanjye, dufite abagabo bababaye, dufite abagabo batari kwakira ameza ya gatatu, iki kikaba ari igikomere babanye nacyo, akavuga ati ukumbayeho ndemera mbane nako. Dufite abagabo bari gukubitwa, dufite abagabo bari gutega amabasa abagore bakaruka inzoga bavuye mu kabari, dufite abagabo bari kurikirwa n'abagore inzoga baraye banywa, biriwe banywa. Dufite abagabo uyu munsi bishwe n'inzara, uyu mugabo agatinya kwinjira muri resitora ngo ajye kuryayo, ariko umugore adashobora no kumugaburira mu rugo.
ugasanga umugabo abayeho yayura inzara yenda kumwica kubera umugore udashobora kumugaburira yatanze rasiyo ariko kubera kwaguhangana ko mu rugo. Uyu munsi dufite abagabo utanga rasiyo mu rugo aho kugira ngo iyi rasiyo ikora akazi igomba gukora, aya mafaranga akora akazi agomba gukora, ahubwo aya mafaranga akaba ari ayo kujyana mu kabari kunywa inzoga, ahasigaye umugabo akazishyura amadeni hirya no hino atazi uko yaje. Uyu munsi dufite ingo zirimo abana bababajwe n'imyitwarire ya ba mama wabo. Njye hari umuntu nzi umwana yabwiye se ati nuramuka wibeshye ukababarira mama sinzakubabarira na mama sinzigera mubabarira. Bisobanura iki? Ngo uyu mwana yamaze kubona ikimbirane riri hagati ya se na nyina, abona ko nyina ari we munyamafuti, asaba na se kutazigera babarira nyina. Iki ni ikibazo gikomeye inshuti zanjye. Rero buri muntu wese udukurikiye njya nicara nkababwira ngo ibintu ahanini bipfira mu irambagiza. Iyo utaganiriye n'uwo mugiye kurwubakana byanze bikunze hari igihe urugo rutubakika iyo utarambagije. Ikindi cya kabiri buriya City Hunter uri uwo musore ngese aho nzarambagiza uzarambagiza n'umuryango. Narahabonye ubuse ubwo umuntu udukurikiye ntari kumva ibyo ushatse kuvuga. Yumva nkubwiza ukuri urambagize n'umuryango, urambagize n'inshuti, urambagize na runaka hose ngeyo hose ukandagireyo. Kurambagiza biremewe, kurambagiza ni ngombwa. Hari umuririmbyi waririmbye yaririmbye aravuga ngo urugo nurukeye mwana wanjye urumve wigira ntukajye urengwa ngo urwite urukiniro. Uyu muririmbyi yaririmbye mu tuntu twinshi cyane dukomeye. bamwita Rugamba Sipiriyani. Ni Rugamba Sipiriyani, ariko hari n'undi muntu wagize wamwiganye yakoze remix. Uretse wumve aka karirimbo ukuntu yakavuze, urumva yaravuze ngo umukobwa hariya n'umenya kugera gute. Uretse wumve nawanjye urumve wigira sinzararenza ntumukomi imbere. Ngo umwari ukunda akayoga mwana wanjye urumve wigira iyo arushinze ararenza ntumukomi imbere. Umwari ukunda akayoga, yego sibyo njya mvuga bakabanga uriya ngo ni idage kandi icyo kinyarwanda kirumvikanye. Professor reka nkubwize ukuri, hari ingo zasenyutse bitewe n'ubusinzi bw'abagore. Sawa mama minyo, umugore usinda wenda umugabo wajya. Ubusinzi bw'umugore bugatuma urugo rusenyuka. Umugore akasinda agataha agasindira umugabo, bakarwana, umugabo akajya gereza, bikarangira uyu mugore urugo rusenyutse. Umugabo akavuga ati ntago nabana n'umuntu unsindira akanamfungisha. Yego, ibi byarabaye inshuti yanjye. Rero umuntu udukurikiye muri aka kanya n'uyu munsi hari ingo ziriho gutyo zibanye gutyo. Ntago ndi kubabwira ngo nimureke inzoga, ariko uyu muririmbyi se ntiyabivuze ngo umwari ukunda akayoga mwana wanjye urumve wigira iyo arushinze ararenza ntumukomi imbere. Haleluya. Ariko nanone komeza, hari ahandi uyu muririmbyi yaririmbye, mwihangane gato nkabumvisha. Ni bicare bigireho. Ako ngo umuhungu w'ukuboko udatinya iby'abandi ujya uterereye. Aha yarabwiye umuhungu ngo umuhungu w'akaboko mwana wanjye urumve wigira udatinya iby'abandi, ujye umureba uterereye. Umuhungu ubu dushobora kujya kubona tukabona umusore araje aka kanya agahita yitiza nk'aka kantu akagenda ejo ntazakagarure. Uyu muntu n'ubundi gukorakora abasanzwe abizi. Umuntu uzitiza ikintu cy'umuntu ntakimusubiza, uyu muntu nushaka uzamwitondera 100%. Uyu musore
cyangwa se uyu muntu ubaye mu nzu ntayishyure muri iyi minsi akanayimukamo atayishyuye ejo akajya mu yindi akayimukamo atayishyuye uyu muntu ndagira ngo nkumenyeshe ngo niyo mubanye ntabwo ibi bintu aba azabishobora. ese wabibwirwa n'iki ko umuhungu afite akaboko? wabibwirwa n'iki ko uyu mukobwa akunda akayoga muri iki gihe ko yiyoberanya neza n'indi makazifu? ntabwo se muhurira. Hari n'ikindi kiganiro nigeze gukora ndavuga ngo umuntu aho mwahuriye n'ubundi hariho igihe ariho mutandukanira. ese wagize ngo abantu barakeye? umuntu nimuhurira mu kabari mushobora kuzatandukanira mu kabari kuri TikTok kubera izihe impamvu ndi kukubwira ngo umuntu nimuhurira mu kabari muzatandukanira mu kabari ni iyi nuko uyu muntu mwahuriye mu kabari mugakundanira mu kabari mugakundanira ku icupa nta n'ikindi kizabatandukanya n'irya cupa. icyo kintu tujye twicara tunacyemera. uwiyoberanya akajya mu rusengero. hari umuntu rero uwiyoberanya koko narakababwiye ngo hari umuntu wavuze ngo urusengero rwatubereye umuhuza ngo hasigaye ngwino twigire kwiyicarira kuri kontwari. yaba umukobwa yari aturutse mu kabari aje gushaka umusore mwiza mu rusengero n'umusore yari aturutse mu kabari aje gushaka umukobwa mwiza mu rusengero. urusengero rubahindukira umuhuza ariko kuko rwababereye umuhuza bakanabivuganaho ntabwo bari gusenya kubera ko bose n'abanyakabari barakomeje nyine bigira kuri kontwari bakajya bataha babyumvikanyeho. wataha warugotomeye ejo nawe undi agataha yarugotomeye bikaba kimwe kimwe. wambereye umurangara ariko uzi ibibazo tugira iyo turi kuganira ku muryango duhura na care nkange yo ndi kuvuga ijambo ry'Imana nsanga message yose Imana imaye ari iy'ishuti zanjye. yego niyo mpamvu nisegura muri audio nawe ati ndabizi ibi bintu biba ku bantu benshi tuziranye. buretse wumve n'iki gitero umukobwa udakora umweyo mwana wanjye urumve wigiraho rwa rushingo ngo rugere mu isuku. umukobwa udakora umweyo iyo arushinze ntabwo rugera mu isuku. ko basigaye bashyiraho inzara nini. reka mbe ndetse n'aho ngaho buri muntu wese iyi ndirimbo yayumvishije ugiye no kuyikurikira wakumva ukuntu uzarambagiza bimeze. City Hunter weho uzajya ugera mu rugo rw'umuntu usange nta kubura nta koropa. harya ubwo uzi ko numugeza mu rugo iwawe ari bwo azabyiga. njyewe nagiye gusura umukobwa umbwire nimba narakoze ubuswa cyangwa narazagira. ngezeyo buriya nanjye nzi kurambagiza ahubwo uzambera umuranga nibyo narindi kugusaba. ngezeyo nsanga nyina niwe uvuye kuvoma ahita afata umukubuzo ndatuza buriya nzi kwitonda abantu bose banyita umwana nyine. urumva umubyeyi ahita avuga ati mwana wanjye waje kandi nanjye ndi umukurajeri nahise nshaka ikintu nkoraho. umukobwa akiryamye arabyuka aroga yitera make-up nanjye uranzi sinjya ndipfana batuze uko mwakize. mama wawe ajya kuvoma uryamye agakubura uryamye yanatetse icyayi. ndawe ati pe ibi bintu nimba utazabihindura yanyise idage sinjye wahera nuko byarangiye. kumva aryamye noneho inzara ziba zimeze ngo baranamufurira. nawe ati rero nkurikije wa mugani na bwa buzima tuba twaribereyemo. yego uyu yabashe kuba umutegetsi kandi sindagira ubwami bukomeye. nturagere igihe cyo kuba umutegetsi. ese wa mugani uzabona umukobwa utigera cyangwa inzara ze zihora zimeze gutya ndende zisonga kandi nta kazi afite. ariko ibyo bintu bihora gutyo noneho ukibaza ngo azakubura ryari azafura umwenda we ryari azafura isutiye ye ryari cyangwa iyo sutiye ifite undi muntu uyifura. uzamugeze wawe narangiza azagufurira isengeri. ntago mvuze ngo abagore bazaze bahinduka bacakara abana ariko nimujya no kurambagiza shuti yanjye nushaka ujya urambagiza wamanje gutekereza kabiri. ujye umanza utekereze. uyu musore wayiririmbye ni umusirimu uyu waje gukora remix y'iyi ndirimbo. ubundi iyi ndirimbo ni iya Rugamba Cyprien. bamuzi ko Rugamba Cyprien yari umuntu wahanuraga abantu ku buryo bukomeye cyane. ariko reka nkubwize ukuri ibintu Rugamba Cyprien yavuze byose byari byo byose byari byo. tugaruka inyuma rero ntutekereze ko
umukobwa mwararanye mu kabari mukageza saa 9 n'umugeza mu rugo azibwiriza gutaha saa 4 reka ako kabari muzagakomezanyamo pako mutashye mwembi nimudataha mwembi muzateraniramo amacupa yego mama minyo tugaruka inyuma twisumbuka noneho tujya aho biri kubera yego uyu muntu kurambagiza icyo gice yacyumvishe n'indirimbo yayumvishe ariko mu ngo nimba unafite inshuti wenda zibikora simbizi tuba turi hano duhanurana nawe kubwiye ngo nukazi nidushaka tube twicaranye tujye tuvuga ukuri ninkumva ndi kweditinga ngene nanjye nibwiza ukuri ahangaha ni ubuhanuzi si ngombwa ngo bavuge mu ndimi yego uyu munsi hari umugabo ubabaye afite umugore w'umusinzi cyagiye twarabiganira ati umugore uba mu buzima butari ubwe umugabo uba mu buzima butari ubwe niyo nyatsi ikomeye irenze izindi zose yego wavuze ngo amafaranga umugabo yatanze y'iposho akajya hehe akajya kuyasingamo akajya mu kabari ubwo umugabo arongera atange andi yo kwishyura ibyo baraye bari ubwo nimba bakodesha ikibanza kizagurwa ryari ntago cyagurwa umwana azishyurirwa ntago byakwishyurwa iterambere rizava he ntago ryaza corona yongeye kugaruka aba bantu n'inzara ntabasabiriza murabyumva uyu mugabo n'uyu mugore bubatse uru rugo ndabizi abantu bagukunda ari benshi yego watangiye message message yo gutangayo irahari nimba ari n'abadayimoni ndasoza ikiganiro bati baturireho rwose basengere buri wese abyemere muri comment bati pe impamvu nsinda nkananira umugabo ni karande nisanzemo ako kanyira hitigiye ukibivuga urasanga wagize urugo rwiza ngaho mama minyonga mbo muri aka kanya njyewe ikintu nabwira buri muntu uwo ari we wese unkurikiye kandi nzabivuga nzahora nanabivuga niba ugiye gushinga urugo ujya kurushinga utagiye kwa aderesi kandi wijya gushinga urugo kubera imyaka yakujyanye cyangwa kubera puresha z'abandi bantu uyu munsi twamaze kubona yuko umuntu ashobora kurwana intambara ikomeye cyane kugira ngo akunde abane na runaka ariko mu by'ukuri nta gahunda afite yo kugira gute yo kubaka ikindi kintu ntareka kubwira abantu badukurikiye abantu ntibanyurwe n'uko bari aho kugira ngo uzabane n'umugabo umustressa ushaka kubaho ku rwego rwo hejuru kandi mudafite emera uca bugufi beho nk'uko ubayeho uzi ko ushaka kuba utinjiza n'ibihumbi 5 ariko ukumva ugomba gukirishaho inzara z'ibihumbi 20 dore njye arabona y'ubwato uzi ko ushaka kuba utinjiza n'ibihumbi 30 ugashaka gukirishaho menshi z'ibihumbi 50 ibihumbi 30 ubundi muri iyi minsi bivamo bivuyemo inzara mwariki suko se kwari hahandi umuntu ajya gushaka musayidizi rero umuntu udukurikiye muri aka kanya umuntu udukurikiye namubwira ngo urugo si urukiniro kandi reka nkubwire uri gukina ufite imyaka 30 uri gukina ufite imyaka 40 uri gukina ufite imyaka 50 ariko ku myaka 55 uzatangirira uvuga ngo wampa andi mahirwe yo kubaka urundi rugo ntabwo nakongera gusinda ntabwo nakongera kuba uwifuza ibyo ntafite ngo nkora amakosa agendanye n'iby'urugo yego kuko uyu munsi umugore wagiye gufata ideni ryo kwisukisha imisatsi kugira ngo umugabo azasigare yishyura inshuti yanjye n'abatunze naturel baraho kandi barakomeye ese baba bakaganira bakamenya ibintu bigomba gukora hanyuma ikindi kintu nabwira abantu bari mu muryango ni mujye ku meza ya kabiri icyo nacyo sinzatinya kukibabwira urugo rutubahiriza ameza ya kabiri nababwiye ko ariyo akorerwaho ibiganiro bakumvika umuntu urugo rutaganira umugabo n'umugore bataganira uru rugo ntago rushobora kumara kabiri niba mutaganira ngo mugire ibyo mutekereza ku iterambere ryanyu umwe areke gukurura yishyira ngo ngaragare neza mu bantu uru rugo ntaho ruzigera rugera yego ni ibyo ngibyo mama minyo hari ikintu Marie Rose cyagiye twaganiriye akivugaho ni nawe ukimubajije uramubaza ati se kubaho udafite umugabo ni ukugira ngo uyu munsi twihariye ku ruhande rw'abagore bamwe na bamwe bananiranye Marie Rose ati ikintu kiryoha Marie Rose asinjya mbeshya rwose pe yavugishije ukuri kandi wabonye kuntu nawe ni umugurutsi wa hatari
abantu ntibanyumve nabi nuko ngiye namubonye ariko yavuze ikintu gikomeye cyubahiro cy'umugabo n'umugore yavuze ngo agakingirizo namubajije ikibazo kigira ngo kubana n'umugabo byarakubihiye byaragushaririye ku rwego rwo hejuru no kuba wenyine birakubihiye biragushaririye ku rwego rwo hejuru muri ibyo bintu uko ari bibiri icyo wumva wahitamo ni iki ati mama Minyo atagakingirizo k'umugabo gafite akamaro bisobanura iki ngo icyo gihe nahise musubiza nti urakoze cyane kuko uyu munsi icyubahiro cy'umugore n'umugabo n'icyubahiro cy'umugabo n'umugore uyu munsi rero icyo nakubwira nshuti yanjye sha hanze aha hari abari kurira babuze ngo hari n'abandi bamaze kuzihindura urukiniro mama Minyoni sibyo abanyarwanda tumeze nk'abafarisayo nicyo cyanditswe mu gitondo nasomye muri Matayo 23 nuje akavuga ukuri kubera kumenyera demokarasi ipfuye ya nabi ya ntakigenda niyo abanyafurika tubamo byose ibintu byose ni demokarasi kubera ko umubare mwinshi wamuteye amabuye nawe wumvikanye agahita ahindura icyiza yavuze yego kumva ko nanone nanjye mpamvu mbivuze gutya simbiteye amabuye ariko nanone kugendana n'abantu bahuye n'ibikomere urakumva utarakomereka yego mama Minyo ni ukuri pe 100% 99% nawe birangira ukurikije inama zabo cyangwa agahinda cyane rwose ntihagire ubyumva nabi nta n'ibintu natanzeho meaning no kugira ngo babyumve neza urasanga umugore kumva kugira ngo yegere mama Minyoni amugira inama z'uburyo yakubaka aragendana na babandi bafite abantu babasuka bakomeye na bya bindi abadamu bajyamo na rya cupa wavuze wenda abantu baba bajyamo akamubwira ati ubundi se twe tubaye iki uriya mugabo ubundi aragukoroneza ni farawo ugasanga umugore mu kabari yahamagarwa bose bakaba bazi ko ari farawo uhamagaye ati farawo arahamagaye ati ubundi uriya wazamukatiye umugore akataha yacaginze ati n'ubundi nturi umugabo urimbwa umugabo washatse umugore nkange ibintu mba nekereza mvuye ku gakamera kanjye nazanye n'iposho akambwira ngo si ngombwa ngo anyingurire akambwira ngo karibu akazi kagenze neza ngaho ibaze rero bibaye vice versa ni karibu mu kabari byari bimeze bite ibyo bintu biraryana abadamu bige kubaho ko udafite umugabo ni ikibazo yego buriya uzabona agaciro k'umugabo ngira inama abagabo si ukubagumura ibi bintu nabisubiramo sinabuze ubwenge nubona umugore umukora icyo ari cyo cyose ndakikubwira nk'umuntu wasomye nkasoma ibitabo by'umuryango inama nyitange inyuma ya kamera nubona umugore wisuzuma neza ukabona nta kintu wakoze ukabona wamuhaye keya wubahirije inshingano hari igihe abagabo bigira beza mama Minyo atari abagabo beza cyane cyane muri bariya bantu nyine bose buri wese akubwiye ibyo wababana ntiwamenya icyatumye umugore ajya mu kabari ntiwamenya n'icyatumye umugabo arira ariko nimba ubizi neza uhamanya n'umwuka w'Imana sinkubwiye ngo uzasende uzamutere ka penaliti ho gatoya use nkaho ugira ahantu wigiraho gatoya amezi 6 witurije nimba ufite abantu ugenda ubahigire bakumva ubaganiriza bavuga ati bana banye ndahari nzajya nza kubareba mu ibanga rikomeye cyane mbabwa ari bakuru babwira ahantu duhurira ugende wibere muri ayo masengesho wikubitira akazi kawe neza umugore umubwira ati rero tibyararangiye ngiye rwose nuko bimeze umuhe ka penaliti natamenya agaciro kawe uzavuge ngo ubeho kizungu wikirirwa uhatanye ndamya nashidikanye nuko idini riza rikadukoroneza bakatuhambiriraho ibintu biriya ni imihango ngiye niko mbyita yego kumva rikagukoroneza ndamya nashidikanye umugore wawe ari guhamagara ribu Imana ikaza ndakubwiza ukuri ijuru naryo wajya noye nta juru wabona icyo tujye twicaye tunacyemere igihe cyose ubayeho uhangayitse ijuru ntaryo wabona igihe cyose ubayeho utishimye nta juru wabona njye naje kubibona yuko erega buriya
ijuru rya mbere ugomba kuribonera hano kuri iyi si. Simvuze ngo hari umuntu twigeze kujya tuganira arangije aravuga ati abakene ntago bazajya mu ijuru. Ariko nanjye icyo kintu ndacyemera ndanacyubaha. Abakene kuki? Muri Bibiliya haranditse ngo hahirwa abakene. Ni abakene bakeneye ijambo ry'Imana. Ariko nuba wabwiriwe, nuba uri gusabiriza, nuba uri kugira gute, ntabwo iri juru waritaha se gute. Uwo mukene ufite umushiha, urabona buri muntu wese aratambutse akavuga ngo barakize, inzara iranyisha, dore bariya bari kubimenera imbwa. Iki ni buriya ushobora no gukena ufite umutima mwiza, ufite na gahunda yo gushaka gukora.